Yesu ashimwe. Reka dushime Imana nanone iduhaye amahirwe ngo dufatanyirize hamwe kwiga ijambo ry'Imana. Dukomereje hamwe kwigana igitabo cyitwa ubutumwa ku basore cyanditswe na Ellen G. White. Tugeze ku cyigisho cya 9 ari nacyo gisoza umugabane wa mbere watubwiraga umugambi Imana ifitiye abasore. Wakibaza ngo mbese iki cya 9 kiragira ngo iki? Kiragira giti gufatanya n'Imana. Dusenge. Mwami, turifuza gufatanya nawe. Reka imbaraga zawe nyinshi zifatanye n'intege nke zacu, utuzahure utugeze ku rugero rukwiriye mu izina rya Yesu, amen. Ni kuri page ya 37 y'iki gitabo. Imbere yanyu muhafite inshingano zirenze izigira aho zigarukira. Nk'uko Imana ikoresha iryo jambo, umuntu n'umwana w'Imana. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ko ntikurerekanwa. Ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2 n'uwa 3. Ni amahirwe yanyu kwitandukanya n'iby'agaciro gake n'ibiciye bugufi, bityo mukazamuka mukajya ku rwego ruhanitse, mukaba abantu bubashywe kandi bakundwa n'Imana. Umurimo w'iby'iyobokamana Uwiteka aha abasore n'abantu bo mu bigero byose werekana uko abaha agaciro nk'abana bayo. Uwiteka abaha umurimo wo kwitegeka, abahamagarira kuba abafatanyabikorwa nayo mu murimo ukomeye wo gucungura umuntu no kumuzahura. Nk'uko umubyeyi afatanya n'umwana we mu mirimo ye, niko Uwiteka afatanya n'abana be. Twagizwe abakozi bakorana n'Imana. Yesu aravuga ati, uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye. Yohana 17 umurongo wa 18. Mbese ntiwahitamo kuba umwana w'Imana aho kuba imbata ya Satani n'icyaha, aho izina ryawe ryaba ryanditswe kuri umwanzi wa Kristo? Abasore n'inkumi bakeneye ubuntu bwa Kristo kurutaho, kugira ngo babashe gushyira amahame ya Gikristo mu mibereho ya buri munsi. Kwitegura kugaruka kwa Kristo ni umwiteguro ukorerwa muri Kristo kubwo gukoresha ibituranga biruta ibindi dufite. Umusore wese afite amahirwe yo gutuma imico ye iba nk'inyubako nziza. Nyamara hari ubukene bwo gukomeza komatana na Yesu. Yesu niwe mbaraga zacu, niwe utuma tugira icyo tugeraho, kandi ni nawe bushobozi bwacu. Ntabwo dushobora kwibeshaho ubwacu n'akanya gato. Ingingo tugiye kuvugaho iravuga ngo kugera ku rwego ruhanitse cyane. Uko impano zawe zaba zagutse kose, uko zaba ari nto kose, ibuka ko izo ufite ari izawe, ariko ko waziragijwe gusa. Kubw'ibyo Imana iri kukugerageza, iguha amahirwe y'uko ugaragaza ko uri indahemuka. Ubushobozi bwose ufite niyo ugomba kubushimisha. Niyo nyiri imbaraga z'umubiri wawe, intekerezo zawe n'ubugingo bwawe, kandi izo mbaraga zigomba gukoresherezwa Imana. Igihe cyawe, ubushobozi bwawe n'ubuhanga bwawe, ibyo byose bigomba kwegurirwa Imana yitanga byose.
umuntu ushishikarira gusohoza umugambi ukomeye w'Uwiteka wo kuzahura inyokomuntu aba akoresha impano ze neza. Mukundwa, ihanganire mu murimo watangiye kugeza ubwo ubona intsinzi zigenda zikurikirana. Kubw'umugambi ufite, jya wiyigisha. Hora uhanze amaso urugero ngenderwaho ruhanitse kugira ngo ubashe gukora icyiza gihebuje, bityo ugaragaze ikuzo ry'Imana. Ni naho dusoreje uyu mugabane wa mbere wari ugizwe n'ibyigisho 9. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.